urakoze. Inywa urashira inyota. None se sheri ngaho ndebera nawe. Ubundi se wajyaga hehe kugira ngo ujye kuryama wenyine mu cyumba? Se sheri we waretse guseka, umuntu arapfa nawe ugaseka. Ariko reba ukuntu urimo gutaka ibisebe ngwe. Ubundi wajyaga hehe? Ntabwo nabyizera ko Louise atari muri iyi nzu. Akuse Louise nawe nahari inyuma y'urugi waregeyo. Reka ndebe pe ntabwo ugiye nabyizera. Ngaho ngwino tugaruke tugende mu cyumba ava muri iki cyumba. Ntabwo nakongera kwiraza hano. Rega Satani nawe yanga ingo abajyanga abantu bahore barwana batongana. Oya ngwino tujye kuryama. Akushari ikibazo twari dufitanye ntago cyana nanjye. Ikihese kandi. Ubusa ukuntu wambwiye nabi ndabyibagiwe. Dore muragira rega niyo mpamvu bavuga ngo ababiri barutumwe. Ubu mpamvu warutaga ibintu byose. Nacyo reka noneho ngenza ne matera irambure hasi. Uryame hasi. Ntega dufitanye ibibazo turabanza tubikemure. Usenye we waryama ku buriri bumwe n'umuntu mutavugana. None tubaze dukemura ikibazo hano aho kugira ngo twinjire muri kiriya cyumba cyacu. Saa 8 z'ijoro turaganira ibyo bintu tujye kuryama. Noneho ngiye rero ndumva nagusiga hano muri iki cyumba n'ubundi ukahaguma. Oya hano ntabwo. Ni aho kugira ngo ngire mu cyumba urya usase hasi. Kose byiza wahaguma muri iki cyumba nanjye nkaba nigumiye hariya. None mu gitondo tukaza kuganira kuko sinabishobora. Cyangwa se usase hasi ushiduke nagusanzeyo. Nese sheri. Kanono mubaza ikintu kimwe kugira ngo tugende. Yego. Urankunda? Ndagukunda. Wowe nsubize. Shura nkunda. Ntago ngukunda gusa ahubwo ndagukunda cyane. None se ari njyewe urumva na Louise ukunda nde? Mwese ndabakunda ariko akaza umugore wanjye kwisonga. Yego. Noneho niba nkunda kuruta Louise sibyo? Uzahamagare Louise aze hano. Umubwiye ko yambabaje kandi nanjye mbyumva. Nese sheri biriya bintu yavuze urumva atarandenganyije. Yarakubabaje. Ngo njyewe ngo inkangi ndusha agaciro ngo ndutwa n'inkitanga umukamo n'ibindi bintu ashaka kwibuka. Si yambabaje? Yarakubabaje cyane sheri. Noneho rero njyewe niba nkunda mbabari uzambwiraze tubiganireho nanjye ubwanjye mwibwirire yuko kuba ndi guca muri ibi bintu kuba ntarabyara ntago ari amahitamo yanjye. Muri make nzahamagare Louise aze hano mu rugo. Njyewe ndabishaka. Urabishaka? Ntubizi se ko cyo mwima ari uburozi gusa. Ibindi byose wansaba byose nabiguha. Urabyemeye? Ndabyemeye. Uzamubwira? Ndamubwira ndetse mu gitondo utinze gucya. Ndakwibutsa shu. Ndamubwira hanyuma tumve. Jewe kugira ngo umutima wanjye ushira agahinda kugira ngo nongere gusubira mu buzima busanzwe. Nukubona Louise ansaba imbabazi kuko yarambabaje pe. Ndagerageza. Nawe reba imyaka tumaze dusenga ngo tubone umwana, umuntu araje gutyo gusa atangiye kwifata nkaho ubu yaba ameze nka babantu uzi abantu bagiye bavuga ngo hari abakobwa bashaka ngo baragiye muri Onapo ngo barababoneje kera bakira abakobwa urumva ngo noneho ngo bagatinda kubyara. Iyo nyine bibayeho abantu bakagira ikibazo nk'iki twagize abantu benshi batavuga ngo uriya mukobwa ngo buri umudamu we ngo kera kiri umukobwa yanyweye iyo miti cyangwa se ngo yanakuyemo inda ngo matrice ivamo abantu bakavuga ngo wenda ngo yafashe ngo imiti y'imyaka 5 none iyo myaka ntirashira. Ubu rero wasanga Louise nawe wenda ariko abitekereza avuga ati wenda nyine naranyweye ibinini nari nafashe imiti yo kuboneza none nkaba ntabyara. Oya ngomba kumuzana. Mubwira agahinda mfite ko kuba ntarabyara akanamenya yuko nashatse umugore w'inyangamugayo umugore w'umukristo nabanjije kurambagiza ndambagiza n'umuryango akomokamo niyo mpamvu nawe uzakundutira sheri wanjye sibyo? Noneho tugende ahantu reba se kunamwenyuyemo. Reka twigire mu cyumba cyacu noneho ibindi byo nibucya mu gitondo turongera. Seshu we wasinziriye? Ewe umva nkubwiza ukuri. Wavugisha ukuri ntubeshye wasinziriye? Nkubwiza ukuri. Ijoro rimwe ryabaye nkaho ari imyaka 2 nabonaga iminota itavaho iri naraye nkanuye buracya. Ni nayo mpamvu nahise numva induru wavugisha. Si we burana rimbaye mbega inzozi mbi uzi nanjye ibintu byambayeho. Namaze nk'amasaha 3 niyo nibuka ndi gutekereza gusa ntekereza
ukuntu nemeye kubana nawe urumva ndi kuvuga undi nkomeza nkibera umukobwa byari kuntwara igisinshake nukicuze kubana n'umugabo mwiza ibintu ndi guhura nabyo aya ni amahirwe kuba ubana nanjye ubu se sheri iyo uza kubana n'umuntu wundi atari njyewe urara mu kabari akajya aza mu gitondo saa 8 za nijoro nk'aya masaha adandabirana agushiramo imigeri n'iki basinyibanira n'umugabo ukijijwe nyamara nanjye rero buriya niyo mpamvu nkureba mwumva sinigeze mumba nubwo icyo kigererezo gihari umugore unyubaha umugore utanca inyuma umugore witonda nkawe namukura hehe reka nkubwire uzi nk'ikintu gituma nyine mba numva nkomeye ibintu byose nkihangana njya nganira n'abadamu b'inshuti zanjye mana yanjye we mbega abagabo babi baba hanze ahangaha hari nk'umumama utaranirwa agaramyagira ngo ijoro riri hafi uribuka wa mama tujya dutahana aha hantu ujya unsanga dutashye wa undi munini w'inzobe ariko bidakabije ariko uribuka baba ari babiri reba wa wundi usa naho ari we muremure uriya mama ko njya mbona agira utugambo twinshi uyasha n'igeragezo shu buriya uzi ikibazo arimo umva umugabo uzi ko ajya mu kabari ngo akamara iminsi 2 atarataha akagenda kuwa gatanu nimugoroba avuye ku kazi akazagaruka ku cyumweru nijoro nka saa 5 z'ijoro taza aho yagiye atakarabye atahinduye imyenda yibereye mu kabari gusa yebaba we ugataha nukate noneho gutaha umugore akamukubita nta n'ikintu bavuganye buriya mu mugongo he uhabonye afite ibikovu ntajye no mu nzego za leta ntajya kumurega da shasheri byihorera ibyo ngibyo yamurega se bakamufunga akajya yirwa mugiye muriye rero wa mugani yerega umugore n'umugabo ni umuntu umwe ni umubiri umwe niba mufunga umugore niwe uzahora atonze umurongo ajya kumugemurira abana bakaharenganira noneho si wumva ibyo ngibyo nkubwiye bibiri cyanyuma na nyuma noneho kirushijeho umugabo we afite akazi keza bamuhemba 1,150,000 ariko ikintu kibabaje nta nubwo azi kugura umuceri mu rugo aho nyumvira yibaba man uriya mama yarago subona ko akunda avuga utugambo twinshi ukaza ukadutegereza ariko umbwira inkuru zitararangira mba nabuze nk'ahantu ukuntu mwihanganisha nko kumubwira ngo reka ngende buriya abonye kumfata ahita avuga ngo ushango nibe nawe washatse neza washatswe n'umugabo w'umwana mwiza rwose hereza Imana icyubahiro nikamubwira nanjye bishimira Imana mbishimira wabanza umanika ayo maboko yawe rwose nutayamanika simbyemera Imana ishimwe ubundi wakananira ukameka amapyisi ukanshira ku mugongo oya kubyihorera kandi kugutegurira nibyo se siko mbikubwiye shaba nanjye nabanga ryanjye apo ibanga nibyo wibagiwe ako kantu ndagategereje rero ugire vuba ku kantu ukagire vuba kubeshya ndi kugatekerezaho kuko uretse nyine kano kajemo kuko tutarabona umwana ariko ubundi pe mu bagore bashatswe neza bashatswe n'abagabo babana beza babakunda nshobora kuba ndi nko ku mwanya wa mbere akira high five rero merci beaucoup